inkuru byongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero ni imodoka yakoze impanuka. Imodoka yerekezaga Kigali iturutse mu muhanda wa Musanze yahiriye mu karere ka Nyarugenge irashya irakongoka. Yahiriye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge. Gusa ino modoka yari itwaye abantu basaga 12 muri rusange. Ni mu gihe ino modoka irimo abantu bagera muri 5 abandi bavamo nta kibazo bagize. Ni mu gihe iyi modoka nta muntu n'umwe yahitanye cyangwa nta muntu n'umwe wigize uhiramo muri rusange. Aya ni amakosa aturuka ku bashoferi cyangwa ku bantu batwara imodoka muri rusange. Ni mu gihe iyi modoka yahagurutse batarebye ko harimo amazi. Ni mu gihe ino modoka yashyuhijwe cyangwa moteri yashyushye cyane ku buryo yahiye iraturika. Ni ukuvuga ngo iyi modoka yashyushye bigenda bikagera kuri taka ya esase. Iyo byageze kuri taka ya esase tayari imodoka ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro yarangiza ikahita ishya. Ni mu gihe aba bantu bahise bihutira kujyanwa kwa muganga igitaraganya kugira ngo bataza kubura ubuzima kubera ko harimo abahiye ariko ntibahiye cyane ariko bahiye nk'uko bigaragara. Ni mu gihe mwono murenge wa Kanyinya hakomeje kumvikana ibikorwa by'impanuka cyangwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ariko ndagaruka kwa bino bikorwa by'impanuka. Iyi modoka kuki yahiye? Ese iyi modoka yatewe n'iki kugira ngo ishye? Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbikubwire uburyo ki byagenze kugira ngo ifatwe n'inkongi y'umuriro kugira ngo ishye byagenze bite. Ese ino modoka ajya guhaguruka yicekinze? Nibyo nshaka kubaza. Navuganye n'umushoferi wari utwaye ino modoka mu magambo arambuye, ndaza kubereka ibyo twagiye tuvugana. Bivuga yuko uyu mushoferi yaje afata imodoka mu gitondo arayatsa, hari saa moya n'igice za mu gitondo. Ni mu gihe ari itariki turi ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ni mu gihe uno mushoferi yinjiye mu modoka arangije atsa imodoka ahita agenda, ntabwo yacekinze nimba moteri irimo amazi cyangwa moteri itagize ikibazo. Yahise ahaguruka aragenda. Niko kugera hano mu murenge wa Kanyinya imodoka irangije yumva iri gushyuha, yafata umuriro akumva irashyushye, pedali zose zari zashyushye muri rusange. Ni mu gihe yaparitse imodoka ku ruhande agiye kureba ibiri kuba, imodoka itangira gushya. Bamwe barwana bavamo abandi bahiramo ariko babasha kuvamo umuriro utarabageraho cyangwa utarabageraho kugira ngo bashye. Kwa kundi mujya mubona abantu bashya nyine uruhu rukabavaho ugasanga babaye inzobe kandi bari ibikara. Ni mu gihe rero byagenze gutyo nawakomeretse, gusa bakomeretse bajyanwe mu bitaro gusa nawapfuye, abantu barahumeka. Rero abaturage bavuze yuko ari amakosa y'umushoferi gutwara imodoka atabanje kuyicekinga muri rusange kugeraho igera igashya. Ntago ibi ngibi ni ukuvuga ngo uyu mushoferi agomba guhanwa n'amategeko. Abantu bahiriye muri ino modoka bagomba kuvuzwa ku mufuka wa moteri nako ku mufuka wa shoferi muri rusange. Ni mu gihe shoferi avuga yuko afite asirasi iri buvuze bano bantu bagiriyemo ikibazo muri ino modoka yiwe, ariko shoferi mu buryo burambuye imva kuntu yatubwiye. Shoferi yatubwiye ati rero imodoka yanjye nijoro nayirajemo amazi menshi nayicekinze, gusa tanka ntabwo namenye ko yavuye cyangwa itaka hari mu mwenge muri rusange. Nanjye ntabwo nari mbizi. Taka bavuga ntabwo ari tanka ya esase, hari taka ya esase na taka ya mazutu na taka y'amazi. Bwa cekinze taka y'amazi avuze ko nijoro yari yabiverifiye abona ko ari sawa. Ni mu gihe rero ibi ngibi byamutengushye agashiduka imodoka yahiye, ariko nawe ntago ari we. Ni mu gihe kano karere nako ejo bundi hari imodoka yigize kugonga abamotari bano baba bafite amata. Ni mu gihe hapfuye umuntu umwe abandi barakomereka. Mu kano karere hakomeje kumvikanwa ibikorwa by'impanuka muri rusange, ariko icyatugenzaga ni ukubabwira ibyabaye kuri uno mushoferi ubwo imodoka yashyaga. Iyi ni incamake y'amakuru rero. Nimba nawe utarakora subscribe ku nomero wa Kidasamura Movie, nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu cyangwa ubonera amakuru ku gihe. Ninkubwira ngo ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka gutanga isanganyamatsiko cyangwa ushaka kugira ikintu tubwira, watwandikira kuri ya nimero yacu. Hari akazi mbararikiye ko muri Onomo Hoteli, Legacy na Delta Security na Ubumwe Ground Hotel. Ako kazi ndaje mbahereze amanimero kugira ngo aka kazi mugahabwe muri rusange. Ni mu gihe harimo imyanya itandukanye, imyanya y'ubukirina, imyanya yo gukoya ubusekirite n'indi
imyanya itandukanye myinshi y'ubusore baba kuri reception muri rusange. So harimo imyanya itandukanye rero, reka nze mbahereze nimero namwe mwiyakire akazi mutandukane n'ubukene, ariko kora subscribe kugira ngo ibyo byose cyangwa ibyiza bikugireho bitazagucika. Ni intanga nimero kugira ngo nawe utazacikanwa n'akazi. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahe ubuzima buzira umuze. Yari Kidasamura nanone umunyarwanda uba